uyu munsi nutekereza urasanga ubumenyi wowe ufite kuri COVID-19 uri hano mu Rwanda bungana n'ubwo umuturage wo muri Nicaragua afite, bunangana n'ubwo umusiramu wo muri Vancouver muri Canada nawe afite. Impamvu nta yindi nuko urwego ruduhuza mu kugira ubumenyi kuri COVID-19 ari OMS, umuryango byumvikanyweho ko ari uw'isi yose mu guhuza ubuzima. Ibindi biva ku ruhande bazakubwira ko ari ibihuha, kandi koko dutegetswe kubifata nk'ibihuha. Imigambi migari ihuza abantu hamwe, mondialisation cyangwa se globalisation, ni umupango w'abantu runaka bazi impamvu yabyo. Gahunda yo kubungabunga ikirere tubyitabira twese, gahunda yo gutekesha gaze twirinde twikwa ry'amashyamba n'iyangirika ryayo ni byiza tubishyigikire. Gahunda zo kudatwara amafaranga mu makofi no gupakira ibikapu si ibintu byiza, tubirwanye ni ingenzi. Ariko se ninde wabitegekeye icyarimwe ngo umubumbe wose ubikurikize? Ku nyungu zande? Kudufasha guhaha mu buryo bworoshye bw'ikoranabuhanga, cyangwa se kugenzura ubutunzi bw'abantu benshi ahantu hamwe hazwi? Gahunda nk'izi ngizi si ihuriyeho ni nyinshi, hari n'izo wanavugaho mu bihugu bimwe na bimwe ubutegetsi bukakubwira ko hakoze ibidakorwa. Ariko noneho hari abantu bayoboye uyu mubumbe byanze bikunze, bashinzwe kugenzura uko ubuzima bwacu bugomba kugenda. Reka nkubwire ku bagabo babiri gusa. Umwe yaravuze ngo nyuma ya za guverinoma zigaragara mu byiciro byazo, hari ibindi byiciro by'ubutegetsi bitagaragara neza. Ibyo ngibyo ni nabyo bishyiraho za guverinoma twebwe tutabasha no kugenzura. Ibyo twicara tubizi. Byavuzwe na Theodore Roosevelt wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati y'1901 n'1909. Undi yaragize ati uko byagenda kose hari ibitajya bivugwa bikagirwa ibanga rikomeye, ariko tuzi yuko hari isoko y'ubutegetsi cyangwa se guverinoma y'ibanga itwaza igitugu abaturage. Ese ninde uyoboye isi? Ukeka ko ari nde? Ngiyo imiryango 11 y'umwijima iyoboye isi. Ibyemezo byinshi mu butegetsi niyo ibifata. Umugambi Karundura n'umugambi Kirimbuzi. Tuguhaye ikaze ukomeje kubana natwe kuri chaîne yacu ya Ibaba TV. Ninde uyobora isi? Ikibazo ndagisubiramo, ninde uyobora iyi si dutuyeho? Baha amasegonda make yo gutekereza kuri iki gisubizo se. Hari abasubije ngo ni Imana, ni shitani, abandi bati ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntangiye gutekereza ibisubizo byanyu nyine. Abandi mutekereje ibintu byinshi bigiye binyuranye, gusa mwese ibyo mutekereje nibyo. Uwo utekereje wese yanayobora isi koko, ariko se mu buhe buryo? Ikibazo nuko ibisubizo kuri iki kibazo bishobora gutandukana kandi bikanyurana. Ubwo twavuga yuko isi yobowe n'abantu benshi, ahubwo se twavuga yuko ari umuntu cyangwa ari ikintu, cyangwa se n'ukuntu, ni systeme se cyane leta z'ibihugu? Leta z'ibihugu nizo zifite uruhare runini mu butegetsi, uko imipaka ikase, uko abaturage bagabanyije ku butaka bw'isi, ibihugu n'uturere, ubutegetsi bushingiye ku mbubi n'ibyerekezo wagenekereza nka geopolitique. Ibyo ngibyo bikorwa n'abategetsi tubonesha amaso. Ubutegetsi cyangwa se ubuyobozi cyangwa se nubwo busobanuro butumvikana kandi binatandukanye cyane. Ariko se koko abategetsi baza leta n'ibihugu nibo bayoboreye isi? Mu bihe bitandukanye twagiye tubona ibihugu byaduka nyuma bikazimira. Ubugereki, Babuloni, Roma, Misiri, Ubufaransa, Ubwongereza. Uyu munsi twavuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa n'ibindi. Ariko se koko abantu bose bagira uruhare rukomeye mu bintu bikomeye? Nanone tuzi ibyabaye ku mubumbe mu bihe bitandukanye. Isi igizwe n'impande ebyiri, yaraje irahinda ariko irahita. Abo ku ruhande rw'amatwara ya gikapitaliste bahangana n'abasosiyaliste byaraje ariko birashira. Uburayi bwategetse ahantu hanini cyane ku isi, ubuhanganye bwabwo butangira kugabanuka mu kinyazana cya 19. Igihe cy'ubukoloni cyaraje, nabwo isi hinduka itari imeze mbere. Ndebera nawe ko imbuga mbaga zikuyobora abantu, internet yahinduye ubuzima bw'abantu kugeza ubwo umuntu utayikoresha ahinduka umuntu udasobanutse cyangwa se umuntu utazi ibintu. Ndakubwiza nkuru ko hari umuntu uzi guteka agakoresha internet, yateka kurusha abandi bose batayikoresha. Muri ibihe tugezemo, reba ukuntu umuntu muziranye w'umukire ashobora kumara amezi menshi utaramubonana amafaranga menshi mu ntoki kandi ayatunze kuri telefone ye. Ariya nta nubwo ari amafaranga, ariko buri bayita digital. Muri telefone ntabwo hajya amafaranga arunze mu masanduku y'amabanki cyangwa se ahandi.
maze banki zikarunda amafaranga kuri telefone bikaguha icyo twita digit, imibare ugendana. Iyo mibare bayihuza n'amafaranga yawe, hanyuma wowe igihe ubishakiye ya mibare ukayibyazamo amafaranga. Digit, imibare ugendana. Iyo mibare bayihuza n'amafaranga yawe, hanyuma iyo mibare igihe ubishakiye ya mibare ukayibyaza amafaranga. Ubyibaze nawe, ni mu nyungu zande ibyo byose bikorwamo? Ibaze ko nanjye ibintu byinshi nandika burya mfata kimwe mwita sitiro cyangwa se ikaramu ari uko ngiye gusinya ku byo nanditse gusa igihe bibaye ngombwa, ariko ibindi niganye abandi nkoresha mudasobwa. Ihinduka ry'isi kandi ryihuse gutya ryaba rigize aho rihuriye n'abantu bayiyoboye? Mu by'ukuri ninde uyoboye isi? Illuminati, indi miryango y'ibanga, amadini, umuryango w'abibumbye, banki y'isi, FIFA, Bill Gates, Jeff Bezos? Hari n'uwambwiye ngo niba bose nta n'umwe uyoboye ubwo ni Usain Bolt. Narasetse. Usain Bolt yaciye uduhigo two kwiruka kuri mu mubumbe ntawe uramwegeranya. Ariko se ninde uyoboye ku isi? Ni ishyirahamwe ry'ibihugu? Ni Imana? Ni shitani? Ninde ugena ibintu bikwiye kuba kuri uyu mubumbe wacu n'ugena ibitakwiye kubaho? Ubushakashatsi bwagaragaje ko mu Bufaransa umuntu umwe muri batanu yizereye ko mu muryango w'ibanga wa Illuminati ariwo ushingirwaho amabwiriza yose isi igenderaho. Kugeza ubu ngubu nanone 16% by'abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo barumva neza ko ibitero bya 11 Nzeri 2001 byashegesha Amerika ari ibintu byabaye ku mpanuka gusa. Iri janisha rya 16% ryumva yuko byakozwe ari umugambi munini wateguwe n'incurabwenge kandi zari zifite icyo zishagambiriye. Nakongera nkakubaza ngo ubwo ni bande bayoboye isi? Hari igitabo cyitwa The Global Politics, Global Dimension of Democracy and the Rule of Law. Iki gitabo kibaza ibibazo bikurikira: ni kuki hari ibyemezo usanga bifata ku rwego rw'isi bigahurirwaho n'ikiremwa muntu cyose? Bigenda gute kugira ngo gahunda runaka ituruke mu cyerekezo kimwe cy'abantu bihinduka itegeko cyangwa se ibwiriza ry'isi yose? Ni gute ibihugu byose byo ku isi bihuza umurongo w'imikorere kandi icyarimwe? Naho volume ya mbere y'igitabo cyitwa Legal Culture in the Age of Globalization, Latin America, Latin Europe, kivuga yuko niba bizwi neza niba ko hari ibyemezo bifatirwa muri politike, mu bukungu, mu iyobokamana na politike z'amafaranga, ubwo no kuvuga ko byanze bikunze hari umuntu cyangwa se abantu cyangwa se itsinda ry'abantu baba bategetse yuko izo politike zigomba gushyirwaho hanyuma zigahita zijyaho. Niba rero koko abo bantu bategeka yuko hari ibyashyirwaho ihuriweho, ni ukuvuga yuko nyinshi muri politike zihuriweho mu isi ziba zifite akamaro kenshi ku itsinda rito ry'abantu bategetse yuko iyo politike cyangwa se iyo mikorere ijyaho. Abantu rero noneho ni bande? Lawrence Friedman hamwe na Rogelio Perez bo bavuga yuko hakorwa icyo bise governance without a government. N'abarimu muri kaminuza ya Harvard bavuga yuko amategeko isi bayitegeka ariko mu buryo batagaragaza inzego zigaragara ziyoboye isi. Nk'uko bakubwira ngo igihugu runaka kiyobowe neza ndetse nta kintu na kimwe kitari ku murongo, ariko nyamara badashobora kukwereka perezida n'uyu nguyu ukuriye abandi, n'abaminisitiri bamwungirije n'aba ngaba, inteko nshingamategeko n'izindi nzego z'ubutabera n'ibindi binyuranye. Gusa ukabona umuryango cyangwa igihugu runaka kiri ku murongo, ibigomba gukorwa byose birakorwa. Aha rero havuka ikibazo cyo kwibaza niba abayoboye isi badashaka kwigaragaza ngo bajye habona. Gusa ibyo ari byo byose barahari. Reka nongere, ni bande bayoboye? Hari icyitwa Cryptocracy, ubutegetsi bwo mu ibanga, invisible government cyangwa se guverinoma invisible cyangwa se shadow governments, ubutegetsi bukorera mu mwijima. Bugizwe n'imiryango y'ibanga ishyizeho imirongo migari iteganya ko ku isi igomba kuyoborwa mu buryo bunyuranye kandi mu gihe gitandukanye n'uko ikiremwa muntu kigomba kwitwara no kubaho. Abandi twese tugakurikira iyo mirongo migari. Aba bose babikoresha imbaraga z'amafaranga zikabafasha gucengera muri politike y'isi yose no gucengera muri bya bitwaro mwumva bitinyitse cyane bakoresheje ijambo ryabo gusa. Ni imiryango 11. Ubanza muri iyo ngiyo ni banki y'isi, World Bank, umuterankunga w'igikorwa cyose cy'iterambere n'amavugurura ayo ari yo yose abera ku isi. Ikintu cyose uzi ko kigeze gukorwa cyangwa se gikozwe cyangwa kizakorwa mu nyungu z'abatuye umubumbe benshi, banki y'isi ifitemo akaboko mu ikusanyirizo ry'ubutunzi ku isi yose. Bivuga yuko ubutunzi bwose buzwi aho buherereye. Umuryango wa kabiri ni Freemasons cyangwa se Freemasonry.
abangaba bafite ikirango kirata iciyemo akarongo ka graduation n'agacaruziga. Igisobanuro ni kimwe, nta wemerewe kurenga uyu murongo washyizweho. Ni ibyo nta bindi. Imbaraga mu bukungu n'amabwiriza munsi y'ibiganza byabo. Aba gatatu ni intelligence agency, inzego z'ubutasi. Ahangaha unyumve neza, ntabwo ari buri gihugu cyose gikenerwa kugira ngo urwego rw'ubutasi rukoreshwe muri aka kazi. Amakuru akenewe mu nzego z'ubutasi ntabwo arakusanywa n'inzego zose. Ntuzanabirote. Ibigo bikomeye by'ubutasi ku isi birazwi kandi nyine ni bikeya. Ibi ngibi bikora ubutasi mu bigo byabo, bikanakora ubutasi ahasigaye hose. Aya niyo makuru akenewe n'abayobora isi ku buryo tutazi. Ibindi bisigaye amakuru ashobora kwifashishwa n'inzego zemerewe mu gihugu atagize icyo yongereye muri ya miryango y'ibanga iyobora isi muri rusange. Aba kane ni ibyiswe think tanks. Think tanks baradutekerereza koko. Ni amahoro y'ibigo by'ubushakashatsi bikora inyigo ku hazaza k'imico y'abantu, amafaranga, ubukungu, imiti n'ubuvuzi, politike yigenderwaho, kumenya igisirikare gikenewe, tekinoloji ya ngombwa n'ibindi byinshi biza ari ibanze mu iterambere ry'abantu ku mubumbe. Ibyinshi muri ibi bigo cyangwa se hafi ya byose ntabwo byegamiye kuri leta kandi bikoresha za triliyoni z'amadolari mu ngengo y'imari ya buri mwaka. Aba nibo bareba icyakorwa mu mibereho y'ikiremwamuntu cyangwa se icyakorwamo kitakiri ngombwa. Aba gatanu ni abise organized jury. Aba nta nubwo inyandiko zabo zishobora kujya mu ndimi dushobora gusoma twese kuko bakoresha ikiyahudi gusa, kandi bisaba gukoresha amagambo y'ikiyahudi adashobora gusomwa n'abantu bose nubwo bari abayahudi nyine. Rubanda ruto mu bazi ikiyahudi gisanzwe ntabwo bashobora kuvumbura inyandiko zabo. Ni umuryango ushingiye ku cyitwa Protocols of the Meeting of the Ring Elders of Zion, amasezerano y'inama y'abakuru kurusha abandi muri Zion. Ni ubwa mbere wumvise iri jambo, tuzabigarukaho. Ni incabwenge z'abayahudi bazi neza uko isi igomba kuba ibayeho uyu munsi n'ejo hazaza. Icyo bavuze, leta zisigaye zirakurikira. Aba gatandatu ni Vatican. Kenshi ntabwo abakristo kenshi abagatolika bakunda kuri izina Vatican rishyirwa mu y'imirango y'ibanga iyoboye isi. Nyamara ubuturo bwa Papa, iyi nguru y'umukurambere Petero, icyicaro cy'Imana ku isi, ahatahura urumuri rwa Kristo n'umukozi w'Imana kurusha abandi, Papa, ahangaha ni uruganda rw'ibitekerezo by'amahanga akomeye ayoboye umubumbe dutuye none ahangaha. Byose bikorwa mu bwiru butangaje. Aba ni aba gatandatu mu miryango iyoboye isi mu buryo bw'umwijima. Aba karindwi ni indi miryango isigaye y'ibanga ihurije hamwe amahame n'imigambi ihitamo uko twebwe tugomba kubaho. Ni abahanga cyane barimo imiryango nka za Illuminati n'amashami ayishamikiyeho ashingiye ku ncabwenge zitwa elite. Akorana za kaminuza zikomeye cyane nka Yale University, Harvard University, Cambridge, Oxford, Pittsburgh, Vandermoz, Salvador des Arts et Métiers de France, University of Toronto, Trinity University of Cambridge, University of British Columbia n'andi menshi tudashobora kurombora. Banongeraho n'amashuri yigisha ibya gisirikare nka Virginia Military Defenses n'andi menshi. Muri iyi miryango itoranya ba elite kurusha abandi, hari naho hazamo amatsinda y'abashoramari bakomeye bagurisha imari zabo kuri internet, abayobozi bakaze b'ijambo rikomeye kurusha abandi n'igitinyiro mu isi, ariko noneho bose mu kiganza cyabo kikaba ari gitoya muri ubu butegetsi. Benshi usanga nabo icyo bakora ari ukwakira amabwiriza bakayageza ku bagomba kuyagezwaho rubanda rugufi. Aba munani ni umuryango w'abajesuiti. Jesuite, indwanyi z'impinduramatwara mu butegetsi intambara nyinshi zamaze ibinyejana 5 zahanganikije abongereza mu kinyejana cya 14 na 18, zirimo yamamaye cyane nka Guerre de Cent Ans cyangwa se intambara y'imyaka 100 yabaye hagati y'ikinyejana cya 14 n'icya 15 mu ntambara zarambye cyane kuri uyu mubombe. Ndetse mu zihuza ibihugu n'ibindi, ni nayo ntambara yaciye agahigo ko kuba intambara ndende hagati y'igihugu n'ikindi. Abayezuwiti bashyize mu bikorwa umugambi wabo w'impinduramatwara y'Ubufaransa, bahindura inganda mu kinyejana cya 12 mu Burayi, banagira uruhare rugaragara mu ishingwa rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeye cyane. Ni abanyamafaranga kandi bafite imbaraga cyane mu iyobokamana, kandi Papa Francis wa mbere uyobora Kiliziya Gatolika uyu munsi yakuriye mu muryango w'abajesuiti, yawuyoboye cyane mu gihe yarakiri Archbishop muri Argentina, havuka muri Buenos Aires. Uyu nawe mu Papa wa mbere wicaye muri iriya nyubako ya Papa w'umujesuiti.
ni umwe mu miryango ikomeye cyane mu 11 itama ko ikiremwamuntu tugomba kubaho. Abacyenda money at interest, iri ni izina ry'itazirano gusa nk'uko bakunze kubivuga, ni izina ry'abakunda amafaranga kandi baranayacunga cyane, ariko cyane babita cryptocurrency cyangwa se plutocracy. N'andi mahoro y'ibigo bifite aho bihuriye no kugenzura amafaranga ku isi, by'ibigo bya za leta cyangwa se ibigo byigenga bikora muri gahunda zo kwegeranya amafaranga no kuyashakisha, birimo ibigo by'ishoramari na za banki bikorana na World Bank. Ibi birimo na bya bigo bicuruza amafaranga ku mihanda mu kuvunja no kuvunjisha. Abacumi ni abitwe globalist elite, les elites globalistes. Ubundi abangaba nibo bashingirwaho icyitwa New World Order cyangwa se gahunda nshya y'isi. Globalist Order, Globalist Order ni ikiryango kinini cyane kirimo incabwenge, umubumbe ufite mu mibare, mu bugenge, mu buvumbuzi, mu bucuruzi n'ahandi hasigaye. Usanga muri ya miryango twavuze haruguru uko buri muryango ugomba kugira incabwenge zigomba kuwugenga kandi zimenya amahame agezweho cyangwa se agomba kugerwaho. Aba bahanga nibo batekereza ya miryango yose twavuze haruguru, bakanafatira ibyemezo muri ya global elites. Aba 11 ni abitwa supranational super organization, organisation supranationale, nk'imiryango mpuzamahanga. Nyinshi muri iyi ngiyi ihuriweho na za guverinoma, aho niho hatangirwa amabwiriza y'uko ibihugu bigomba kugeza za politike zabyo mu buryo cyangwa uduce cyangwa uburyo bagomba kwigabanyamo inyungu runaka kugira isi ihurizwe hamwe ibe umudugudu nk'uko politike yazo imeze. African Union, Arab League, umuryango w'ubumwe by'Uburayi, European Union, Transitional Organization, Pacific Union. Imiryango migari myinshi mujya mwumva mu nama mpuzamahanga zitumira ibihugu n'abategetsi hagamijwe kwiga ku bintu runaka kugira abaturage tuzagire ibyo dushyira mu bikorwa mu gihe kizakurikiraho. Iyo bavuze gusukura amazi ya Nili, umuturage wo mu Rwanda abikora nk'uko uwo mu Misiri agomba kubikora hagati y'ibihumbi 500 na 200 hagati aho kuva mu Rwanda ujya muri Misiri. Iyi miryango rero yorohereza New World Order gushyira hamwe no gushyira mu bikorwa ibintu bimwe, biyemeza guhuza amabwiriza y'umuco ahadutse ikintu tukagikurikiza twese. Uyu munsi nutekereza urasanga ubumenyi ufite wowe kuri COVID-19 uri hano mu Rwanda bungana n'ubwo umuturage wo muri Nicaragua afite, bunangana n'ubwo uwo muri Vancouver afite muri Canada. Impamvu nta yindi, uburyo buduhuza twese muri COVID kugira ubumenyi ari OMS, umuryango byumvikanyweho ko ari uw'isi yose mu guhuza ubuzima. Ibindi biva ku ruhande bazakubwira ko ari ibihuha kandi dutegerezwe kubifata nk'ibihuha. Imigambi migari ihuriza abantu hamwe nka mondialisation, criticization na globalisation ni umupango w'abantu runaka bazi impamvu yabyo byanze bikunze. Gahunda yo kubungabunga ikirere tubyitabira twese, gutekesha gaze, twirinda itwika ry'amashyamba ndetse no kuyangiza, kudatwara amafaranga mu makofi ndetse no mu bikapu si ibintu byisa, tubirwanye. Ariko se ninde wabitegekeye icyarimwe kugira umubumbe wose ubikurikize? Ni inyungu zande kudufasha guhaha mu buryo bw'ikoranabuhanga cyangwa kugenzura ubutunzi bw'abantu benshi ahantu hamwe hazwi. Gahunda nk'izi ngizi isi ihuriyeho, hari n'izo wanavuga mu bihugu bimwe na bimwe ubutegetsi bukakubwira ko wakoze ibidakorwa, ariko noneho hari abantu bayoboye umubumbe byanze bikunze bashinzwe kugenzura uko ubuzima bwacu bugomba kugenda. Reka nkubwire ku bagabo babiri gusa. Umwe yaravuze ngo nyuma ya za guverinoma tubona hari ibindi byiciro by'ubutegetsi bitagaragara neza, ibyo ngibyo ni nabyo bishyiraho za guverinoma twe tutabasha kugenzura. Ibyo twishura tubizi, byavuzwe na Theodore Roosevelt wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1901 kugera 1909. Undi yaragize ati uko byagenda kose hari bitajya bivugwa bikagirwa ibanga rikomeye, ariko tuzi ko hari isoko y'ubutegetsi cyangwa se guverinoma y'ibanga itwaza igihugu abaturage. Ese ni bande bayoboye isi koko? Ese koko imiryango igera kuri 11 niyo yabiyoboye isi ikayoboza inkoni y'umwijima? Mwakoze kudukurikira, kubana natwe kuri channel yacu ya Ibaba TV. Mukomeze mudushyigikire mukanda like, subscribe na share. Ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi wakwandika muri comments. Mugire ibihe byiza.